nawe ukabereye amaso. urakoze wamenye uwiteka ariko ntabwo wigeze umubera amaso. ariko uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo nube maso. rupfuwe ntabwo unteye ubwoba, namaze kumenya neza kari nza kugarukaho cyane. ariko Imana nihimbazwa yemeye kongera kuri aya matorero. haleluya amen. aya matorero Sarudi bayinengaga kutaba maso. Amen. ariko ndagira ngo nkubwire ngo mwene data hari agakiza wahawe. mbese muri ako cyane twongera kubifuriza umunsi mwiza kandi tubashimira uburyo mudahwema kutwigaragariza ndetse no kudukurikirana umunsi ku munsi. So uyu munsi rero twongeye kugaruka, turi kumwe hano n'umusore so ndakeka atari ubwa mbere mwamubonye mu maso yanyu, ariko n'ubundi arongera abibwire mu buryo bwo kugira ngo dukomezanye urugendo. So ni umusore rero mbona ukunda Imana cyane, njyewe muri kumwe nanjye Dusabe Alex. Hano rero turi kumwe n'uyu musore nawe araje abibwire. Ni umusore ukunda Imana cyane. Reka tumwakira dusuhuze. Se amakuru yawe bite byawe wakibwira abadukurikirana hano? Ndabashimiye cyane, murakoze. Amazina ni ayandi, Hirwa Jacques. Hirwa Jacques. Nari mbakumbuye cyane rero. Ndabashimiye cyane, murakoze. Okay, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Okay, Hirwa Jacques, utubwiye ko witwa Hirwa Jacques. Hirwa Jacques, ese ni byiza cyane kongera kubana nawe. Ese Hirwa Jacques, ubona iby'uru rugendo ubifitemo igihe kingana iki? Ese ni ikihe kintu wabwira abantu badukurikiranye? Ni ikihe kintu cyakubatse kugira ngo kugeza uyu munsi we witwa Jacques uvuga ngo nanjye reka nsenga? Se ko njya numva bavuga ngo abantu basenga ngo nta kigenda cyabo, ngo bari abatubuzi bashaka kwirira. Se niko bimeze cyangwa se hari ukundi kure? Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ikintu cyangize kuba nkiri Jacques nkaba ngeze kuri ubu rwego nyine nshima Imana. Ni Imana yonyine, kuko iyo wagiye gusenga ugasenga ubifiteho umutima, ugasenga n'umwuka wawe wose, mbese ukanakiranuka. icyo ni cyo kintu cya mbere, kuko naje gusanga ikintu cya mbere nta nubwo umuntu azakureba ngo avuga ngo runaka arakizwa. Kuba wakizwa ni imbuto uzera muri rusange, abantu bakakubona ko weze imbuto. icyo nicyo kintu cya mbere kigaragariza umuntu ko ufite agakiza. Ikindi kintu cya kabiri rero kikaza ari urukundo no kubana n'abantu neza. icyo kintu rero iyo ubifite, buri muntu wese akwisanzuraho neza cyane, ndetse n'inzira y'agakiza akaba yayiyobora kuko yamaze kubona yuko imeze neza nta kibazo. Okay, Jacques, ndakumvise cyane. So reka tudatinze ngira ikibazo kimwe nakwibariza. Utubwiye yuko izo mbuto arizo zigaragaza uwo muntu se kakije. None se buriya ko tuzi ko hari twamenya amakuru neza ko hari n'abantu basambana baya kandi bamara gusambana bakajya gusenga, bajya mu rusengero bagasenga, abandi nabo bakirwa bambaye ubusa bakagira ute kandi n'abandi bakabyerura. So urumva we ari ikihe kintu wakora ku giti cyawe, cyangwa se ari ikihe kintu wabwira abantu? Ikintu nabwira abantu badukwiye guca bugufiya. Buriya ntabwo uzagira umuhindura hari ibyo abona utigeze uhindura. Kuko niba twese dukijijwe tuyobotse inzira y'agakiza, kandi inzira y'agakiza tuyobotse ni ukugira ngo duhindure abandi, kugira ngo dufatanye urugendo rwo kujya mu ijuru. Ariko iyo tudahindutse, na wa wundi tuzakenera guhinduka ntabwo azigera ahinduka. Ntabwo azigera ahinduka, niko tubwiye. So rero turabashimiye cyane. Uyu musore wacu atubwiye yuko yitwa Hirwa Jacques. Ese Hirwa Jacques, tudatinze cyane cyangwa se ngo twizingire mu magambo, ni ikihe kintu cyakwemeje kuvuga ko ugiye gukorera Imana, ukumva muri makeya wagera imbere y'Imana? Ese ni iki cyaguteye gusenga? Ikintu cyanteye gusenga, njye najyaga mbona abantu basenga kera ntakizwa, nkajya mvuga ati ibintu barimo bariya ntabwo babizi. Kuko no muri karitsiye igihe cyarageraga abana benshi bajya gusenga, bumva byambangamiye umunsi wo ku cyumweru. Ariko ndangije, buriya iyo umuhamagaro wawe ugeze cyangwa se igihe cyawe cyo guhamagarwa iyo kigeze, ntabwo Imana ibura aho ihera.
njye naje kumara imyaka 2 bari imyaka 2 nasinzira yari imyuka mibi ya dayimoni yansangaga mu gicuku cya nijoro. Ariko muri iyo myuka nahoranaga nayo kugeza imyaka 2, ariko umunsi umwe ndabyibuka yuko icyo gihe nigaga primaire mu mwaka wa 5. Ubwo ndangije umwaka wa 6 musoje ndaje ndavuga atari ko bino bintu byazanyica. Sinzi ko nakinishije Bibiliya ya mama, nari mvuye gukina umupira nyine wabizika basonga rero twese turakikunda gukina umupira. Kundaga gukina umupira cyane. Negura Bibiliya nangije kuyegura, ariko ndangije bati biriya bintu ariko kugira bizanyice. Negura Bibiliya ntibumbura gutya, nabumbuyemo mitamingukira ku ijambo rivuga ngo ahirwa bajya mu nzu y'Uwiteka. Nanjye ndangije bati ariko iyo Mana bavuga kwikiza reka nzagiye ku cyumweru. Amena, ariko ku amena. cyumweru njyayo. Uwo munsi ubwo mpita mfatirwa birangira uko nguko, ariko naje gusenga Imana. Yego. Ikintu cyanyemeje ko Imana dusenga, Imana irakora kandi iratwumva. Naje gusenga Imana, maze gusenga Imana hari mu ijoro. Uwo munsi rero numva ijwi rimbwiye ngo komereza. Iryo jwi ryambwiye ngo komereza aho. Kuva uwo munsi ntabwo nigeze nongera guhura na ya myuka mibi yambuzaga gusinzira. Kuko ubwabo iyo myuka mibi yarazaga kuko baheraga mu bworo bw'ikirenge bakajegeza kugera mu mutwe. Urumva nta gusinzira kwabaga, nta gusinzira birumvikana. ariko amasengesho maze gusenga ibyo ngibyo ntabwo nigeze nongera kubyumva. Okay. Kabisa nawe urajya ngo uze gutuma se njya mu nzu y'Imana kumbwiye ngo warafunguye Bibiliya ngo itubona ngo ahirwa bajya mu nzu y'Imana. Ariko so nibyo cyane, nanjye gusenga ndabikunda cyane, ahirwa bajya mu nzu y'Imana niko kuri. So ariko ni icyo kintu wabwira abantu badukurikiye cyangwa se urubyiruko rungana nawe rudukurikiye, nk'umuntu wasomye ijambo rivuga yuko hahirwa bajya mu nzu y'Uwiteka, ni icyo kintu wabwira abantu bagukurikiye? Ikintu navuga cyangwa nabwira urubyiruko, inshuti cyangwa se abo abankurikiye, ikintu bababwira kujya mu nzu y'Uwiteka ni byiza, kandi kujya mu nzu y'Imana naho gukirira, tubonerayo byinshi, tugakira tukagira n'inzira dukurayo tugenderaho mu buryo bwo kubaha Imana. Ariko iyo twizirinze mu by'isi ntitwibuke yuko iyo nzu y'Uwiteka ibaho, hari igihe twisanga turi mu zindi ngeso tutakagombye kubaho. Okay, urakoze cyane, reka tugushimire cyane. Ariko n'abadukurikiranye bose tubaye ikaze kuri umuhamya ni Yes TV. Tubahaye ikaze rwose, mukomeze mukande share, mukande subscribers, mukomeze mudukurikire hano ku rubuga rwacu. Hanyuma dukomeze turebe se Imana irashaka iki, ni ikigambirira ku buzima bwawe. Byinshi cyane tubona, cyangwa se tubona abasore benshi cyane bagiye batandukanye, harimo ba Israel boy, mbona ari abantu b'abaririmbyi kandi batagize icyo basebyo. So nanjye rero icyo nakongeraho kuri ibyo uvuze, ko nababwira ngo nimudukurikirane, dufatanye gusenga Imana, turebe icyo Imana izakora mu myaka nk'ingahe iri imbere. So rero turabashimiye cyane. Reka Jacques nk'uko uri hano tugushimire cyane, ariko tunakubwire ngo ntago wagenda nta kintu tubwiye, ahubwo reka tukwakire. Turabona ufite Bibiliya nk'umuntu ukunze gusenga kandi ufite icyo ugendanye muri iyo Bibiliya, none ugiye kukituganirizaho tubashe kureba se ni ikihe kintu kuri ugendanye muri iyo Bibiliya ufite, se ni ikihe kintu kirimo, ni ikihe kintu zikibamo. So nibyo ugiye kutubwira rero, reka tukwakire tuguhe umwanya, hanyuma unadusengere, Imana ikomeze kuumugisha. Reka tubanze dusenge Imana. Yego. Uwiteka Mwami Yesu turagushimiye. N'izina uri igitare cy'amahanga, uri Imana kandi ubereye maso abagutegereje. Uri Imana yabanye natwe, uri Imana yagendanye natwe, ibintu bikomeye ariko urangije duhagararaho. Nushimwe Mana. Turagushimiye rero uyu mwanya aho ngiye guhagarara mvuga ijambo ryawe. Reka Mwami Yesu ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni nkubere mikoro ahubwo wirangururire, bimenyekane kuri Imana Data twese ishobora byose. Ndagushimiye rero Data, ngaho ngwino uganze kandi witegekere. Reka Mwami Yesu amahoro utanga aganze hose kuba dukurikiye.
turagushimiye rero kuri Imana itegeka bikaba, uri Imana ivuga bikemera, ni mu izina ry'Uwiteka Imana Data Kristo ry'umuntu. Amen. Amen. Mbanje kubashimira rero. Uyu mwanya tugiye kugaruka ku magambo ari mu byahishuriwe. Ni amagambo ari mu byahishuriwe Yohana, ariko aya magambo ni ikintu kimfasha cyane, kuko iyo ndebye iby'iyi si cyangwa se ubuzima tubona hanze n'uburyo ibintu bikomeye kumukira, Pawulo aravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu rero umukiranutsi wese afashe igihe mu ntambara. Uyu mwanya nicyo kintu ngira ngo nkubwire ngo aya magambo yamfashije cyane, ariko akaba n'amagambo abantu benshi bari bakunze kumbaza ngo ese kuki ukunda kwigisha wajya gusoza ugasoreza ngo ku matorero abiri ari mu byahishuriwe. Ariko ni amagambo naje kugarukaho uyu mwanya, ariko Imana nishimwe kuko hari icyo yashyize muri njye kugira ngo tuganire uyu munsi. Aya magambo ndagaruka ari mu byahishuriwe, ariko yahishuriwe Yohana ngo ubwo yari ari ku musozi Patimo. Amen. Ntabwo yari ari ku musozi, ijwi ry'Uwiteka rimuzaho. Amen. Aramubwira ngo icyo ubonesha amaso, Hallelujah. n'ikintu uza kubonesha amaso ngo ucyandike mu gitabo ucyoherereza amatorero arindwi. Yari amatorero arindwi, habanzaga itorero rya Efeso, Hallelujah. kabiri hakaza Simuruna, gatatu hakaza Perugamo, kane hakaza itorero rya Tuwatiya, kane hakaza gatanu, itorero rya gatanu hazaga itorero rya Sarudi. Amen. Itorero rya gatandatu hakaza Philadelphia, irya karindwi haza Laodikiya. Ariko ndaza kugaruka ku matorero abiri. Yari amatorero abiri. Uyu Yohana na amatorero yose Uwiteka yagiraga icyo yanenga. Amen. Ariko uyu mwanya naje kuvuga kuri aya matorero, ndavuga ku matorero abiri. Amen. Ari nayo y'aya matorero uyu mwanya turimo. Amen. Ari nayo y'aya matorero umukiranutsi wese arimo. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo reka tuganire kuri aya magambo, twumve icyo Uwiteka ashaka kuvuga. Aya matorero yose Uwiteka yagiraga ikintu yanenga, ariko aya matorero yaje kugira ikintu hangaragariza neza ku mukiranutsi uriho. Hallelujah. Ndetse n'icyo agomba gukurikiza. Amen. Hallelujah. Amen. Reka tugere mu byahishuwe ibice bitatu umurongo wa mbere. Turagaruka ku rwandiko ngo rwandikiwe ab'Isarudi. Umurongo wa mbere haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka irindwi n'inyenyeri, ufite imyuka irindwi n'inyenyeri zirindwi, aravuga aya magambo ati ngo nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba utazi ko uri intumbi. Juba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze imbere, ari nta mirimo mwakoze rwose, ari nta mirimo mwakoze itunganye imbere y'Uwiteka Imana yanjye. Uyu murongo ndagira ngo tugarukeho, dore ni ukugarukira ku murongo wa kabiri. Amen. Iri ni itorero rya mbere bandikiye, ariko uyu munsi nagarutse kuri aya matorero. Abantu benshi bibazaga ngo impamvu njya gusoza ngo aya matorero ngo nkayagarukaho, ariko uyu munsi ndashima Imana ko hari ikintu yakoze kugira ngo ngere kuri aya magambo. Amen. Iri torero rya Sarudi baribwira ijambo rikomeye, bararibwira ngo nzi imirimo yawe. Amen. Ngo nzi imirimo yawe yuko ufite izina ry'uko uriho. Amen. Ngo nyamara ngo ukaba utazi ko uri intumbi. Ahantu yavugaga Sarudi bayinenze kutaba amaso, barabwira ngo ujye uba amaso ngo ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Amen. ngo ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngo ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Amen. Nga kuko nutaba amaso ngo nzaza nk'umujura ngo nawe ntuzigera umenya igihe nagize ute nagutunguriye. Uyu mwanya nazanye ijambo rivuga ngo nitube maso bakiriza, nitube maso torero ry'Imana mwamenye Uwiteka. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iri jambo nazanye uyu mwanya agira ngo ni amatorero abiri, ngo nawe ngo nutaba amaso ngo azagutungura, ntabwo uzigera umenya igihe ngo nagutunguriye. Amen. Iri torero rya Sarudi barinenga kutaba amaso. Sarudi ntabwo, ariko ndashaka kugaruka ku ijambo kuba amaso. Abantu benshi bakunda wenda bashobora kuba bavuga ngo kuba amaso wenda ni aya maso twebwe turebesha y'umubiri.
ariko hari amaso uwiteka yashakaga kwerekana, hari amaso y'umutima umukiranutsi wese agomba gukoresha, ndetse ayo maso ni umwuka w'uwiteka, ndetse akaba n'umutima uhanze amaso ku Uwiteka. Haleluya, amena. Umutima iyo ukomanga ukakwereka kwegera Uwiteka, ayo niyo maso y'umukiranutsi kugira ngo ayoboke inzira y'Uwiteka. Haleluya, amen. Ariko uyu mwanya rero ku itorero rya Sarudi baribwira kuba maso. Itorero ry'Imana ngira ngo mubwire ngo ese uri maso. Aha hanze hari benshi bifuza kwakira agakiza nk'ako wahawe, ariko ibintu biranga, kuko hari benshi bagize guhabwa agakiza, bahabwa agakiza ariko ntabwo bakabereye maso cyangwa ngo bakore nk'ibyo Uwiteka akeneye. Data arashaka umuntu uba maso ndetse akabera maso umurimo we. Ndagira ngo ngaruke kuri iri torero, ryari itorero umurongo wa 14. Iri torero ni itorero rya kabiri tugiye kugarukaho, riri ku murongo wa 14. Rwari urwandiko ngo rwandikiwe ab'Ilawodikiya. Wumve icyo Uwiteka ashaka kukubwira uyu mwanya. 14 haratubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ilawodikiya uti wita amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri, inkomoko y'Imana yaremye, iravuga aya magambo ati ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyo wari ukonje cyangwa wari ubize, ngo nuko rero kuko urakaza uyaze, ngo nuko rero kuko urakaza uyaze ngiye kukuruka. Haleluya, haya ni amatorero abiri, ariko tugarutse ku matorero abiri. Irya nyuma dusorejeho ryari itorero rya Lawodikiya. Lawodikiya bayibwira ijambo rikomeye, baribwira ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, ngo nuko rero ubwo urakaza uyaze ngo ngiye kukuruka. Haleluya, amen. Uyu mwanya ndagaruka kuri iri torero, ariko iri torero ndagira ngo mubwire ngo baribwira amagambo akomeye. Data arashaka umusore uhagarara mu cyuho, yarangiza agashaka umumama uhagarara mu cyuho, yarangiza agakenera umugabo uhagarara mu cyuho. Uyu mwanya data arashaka umuntu uhagarara mu cyuho, ngaza guhiga uhagarara mu cyuho ngarika akamubura, aza guhiga umukobwa uhagarara mu cyuho ariko akamubura, yarangiza akaza guhiga umumama uhagarara mu cyuho ariko akamubura, yarangiza akaza guhiga ndetse n'umugabo uhagarara mu cyuho ariko uwo nguwo akamubura. Harakarangije Uwiteka avuga amagambo akomeye, haravuga ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, ngo nuko rero kuko urakaza uyaze udakonje kandi ntubire, ngo ngiye kukuruka. Urakoze Mana. Akaza uyaze Uwiteka yashakaga kuvuga. Ndashaka ngaruke ku bwoko, hari abantu ngo bajya guterana cyangwa gusenga Uwiteka, ndetse barangiza gusenga Uwiteka bakagenda gusenga, mbese bashaka kugaragaza yuko ari ugusenga, ariko muri bo nta kintu kibarimo cyo gusenga. Barahari benshi cyane. Ariko uyu mwanya dore icyo Uwiteka avuga, haba nzi imirimo yawe yuko udakonje, mbese ikintu yashakaga Uwiteka kukwereka, haravuga ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Amagambo atatu agarukaho, ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Urakoze Mana. Ndetse aya matorero habiri hari ikintu ashaka kugaragaza ku mukiranutsi wese uriho ubu ngubu. Mbese urakonje mu murimo w'Imana, urakonje mu murimo w'Imana, mbese urabiza cyangwa urakaza uyaze. Ariko Uwiteka avuze ijambo rikomeye, avuga ngo nuko rero kuko urakaza uyaze ngo ngiye kukuruka. Data ntagashaka umuntu wakaza uyaze mu murimo we, data ntagashaka umuntu ukonje mu murimo we, ahubwo ashaka umuntu ubize mu murimo we, ashaka umuntu ufite ashaka umuntu ufite icyo akurikiye ndetse n'imbaraga z'Uwiteka yamenye ndetse no gusenga. Haleluya. Uyu mwanya Uwiteka aravuga ijambo rikomeye, ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ngo nunzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, ngo nuko rero ubwo urakaza uyaze ngo ngiye kukuruka. Yesu urabize, hari ukwigaragura mu by'isi, nyamara tukirengagiza yuko dukwiye kubira kugira ngo dukore umurimo w'Uwiteka. Ariko uyu mwanya ijambo ry'Uwiteka riratubwira ijambo rikomeye, ngo nitugire ute nitubire nk'uko Uwiteka abishaka. Haleluya.
data nagashaka umuntu wakazuyaza mu murimo we. Data nagashaka umuntu ukonje mu murimo we, aho gashaka umuntu ubira kugira ngo agire ite, kugira ngo amwambutse muri uru rugendo. Amen. Haleluya. Amen. Ariko tugaruke ku murongo wa kabiri, umurongo wa 20. Tugaruke ku murongo wa 20. Amen. Avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Amen. Ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ngo nzinjira iwe dusangire. Haleluya. Ntabwo Uwiteka ashakaga kuvuga, ntabwo Uwiteka ashakaga kuvuga ngo ahagaze ku rugi ari gukoma. Oya, data ahubwo mbese ibuka umukiranutsi wese ushaka kwakira umwami Yesu n'umukiza. Hari igihe ujya kwakira umwami Yesu n'umukiza, umutima ukagukoma ukavuga ati ariko wagiye. Data icyo gihe yarakomanze, ariko ngo numukundira ugakingura, ngo azinjira iwe musangire. Uwiteka arashaka kukizwa. Uwiteka arashaka ko ukiranuka ndetse ukaba umuhamya, ndetse Uwiteka akabona yuko mbese hari icyo wakoze ku buzima bwawe. Arashaka ko uhagarara mu cyuho, arashaka kubira mu murimo we, arashaka ko ukora umurimo we urimo neza. Ntagashaka kujyamo ngo ese intambwe imwe iri mu by'isi, inshuro ya kabiri igarutse hehe? Mu nzu y'Uwiteka. Ariko Uwiteka arashaka umuntu ubira. Aya matorero ni amatorero abiri nakundaga kuyagarukamo ndangije kwigisha nk'irindi jambo. Ariko nanyuragamo mu buryo bw'ubwenge bw'uwumvaga nyine yagiraga kuntu asobanukirwa. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi yongeye kugaruka ngo insobanurire ku bw'aya matorero. Aya matorero Uwiteka arakubwira ngo nube maso. Ariko nkunda abaririmbyi, hari abaririmbyi nabonye, abaririmbyi b'iwacu ku Kamonyi hariya, bari abaririmbyi ni korari bayita Barabu. Baravuga ngo, bavuga indirimbo rwose yanshimishije, havuga ngo nitube maso. Yewe torero ry'Imana, Uwiteka arakubwira ngo nube maso. Sarudi, iki nicyo kintu bayimpengaga. Uyu mwanya ndagira ngo mbwira ngo nitube maso, kandi dukomeze kubira mu murimo w'Uwiteka, dukora umurimo w'Uwiteka uko ushaka. Uyu muririmbyi nawe yavuze ijambo rikomeye, ahubwo ngo nitube maso, tube maso. Ngo dore nitube maso, tube maso, ngo amatabaza yacu ngo ahore yaka. Ariko ngo umwami Yesu icyakora ngazaza rimwe nkatujyanira. Tube maso, tube maso, amatabaza yacyahore yaka. Mwami Yesu azagaruka turwanire, bene data muze tube maso. Ese torero ry'Imana urahari ngo ube maso? Uyu mwanya ngiye gusenga ariko nkakubwira ngo nube maso, kuko ibihe bikomeye byaza. Rero arakubwira ngo nuko nutaba maso ngo nzaza nk'umujura, ngo nawe ntuzigera umenya igihe nagutunguriye. Ariko torero ry'Imana guhamagarira kukubwira ngo nube maso, nkakubwira ngo nubire mu murimo w'Uwiteka. Ariko aravuga ngo nzi imirimo yawe, ngo ndakibuka imirimo yawe rwose, ngo yuko udakonje kandi ntubire. Ndakubwira ngo nube maso mu izina rya Yesu. Uwiteka arakubwira ngo nube maso. Ndaguhamagarira kuba maso torero ry'Uwiteka. Ndakubwira ngo nube maso, nube maso. Ntacyanezeza Haleluya. Twese twambutse, twambutse turi muri rwa rurembo. Haleluya. Haleluya. Ariko ndaguhamagarira kuba maso. Ntunyemerere nawe utekereze kuri aya matorero abiri. Aya ni amatorero Uwiteka yanengaga. Uyu mwanya ntago Yohana ahari, nta nubwo aya matorero ahari, ahubwo aya matorero ni nje nawe. Ayo matorero ni itorero ry'Uwiteka ry'abamenye Uwiteka. Aya matorero Uwiteka yayandikiye, arakubwira aya matorero. Rero reka nsenge, ariko mu isengesho tugiye uzamure uvuga ati Mana nunkore ku maso nongere kureba, nunkore ku matwi nongere kumva. Haleluya. Nuwongere unkore
hose Uwiteka, nongere nzamuke, nongere kumenya imbaraga zawe, nongere kumenya yuko uri urakoze Mana, nongere mbire mu mutima wawe, ariko nuhimbazwe Mana. Ndagira ngo dusenge tuzamure isengesho, ariko nawe uvuga ati Mana menya yuko uri Imana yangendereye, ariko niunyambike imbaraga zo gukomera ku munsi mubi, nunyambike imbaraga zo gukomera mu gihe kibi, wongere unyambike imbaraga. Haleluya. Reka dusenge Imana, ariko usenga uvuga ati Mana nunyambike imbaraga zo gukomera, nunyambike imbaraga zo gutwara umurimo wawe. Haleluya. Uwiteka uracyari Imana. Data twese twongeye kugushimira kubw'ijambo ryawe, tumaze kumva ijambo ryawe risa n'imitima, ijambo ryawe ritubera inzira, ndetse ijambo ryawe tumaze kumenya yuko ari ijambo rituyobora muri uru rugendo. Nuhimbazwe rero kuko uri Uwiteka. Turagushimiye Data twese kuri Imana ishobora byose, ndetse turagushimiye yuko hari icyo wongeye guhindura hagati muri twe. Ndagushimiye ko hari ibuye rikomeza imfuruka wongeye gutera muri twe. Rero turasenze Data twese, hari imbaraga zaducaga intege gukora umurimo wawe, ariko nuwongere utuvubire ku isoko yawe imbaraga, nuwongere Data utubibe, kandi ubwo ijambo ryawe rikavuga ngo nzabaha umutima wo kumenya yuko ndi Uwiteka, ariko ngo nzabatera ngo ntabwo nzigera nongera kubarandura. Uwiteka rero turaguhanze amaso, niwe duhanze amaso, ariko ngo tutaguhanze amaso urakoze Uwiteka, izina ryawe reka wongere Data twese kugira icyo ukora hagati muri twe. Reka Mwami Yesu iri jambo umuntu uryumva, reka Mwami Yesu umuntu ukurikirana kino kiganiro hagerageze kubona imbaraga zawe no guhinduka, abone yuko uri Uwiteka ushobora byose, abone yuko ushobora byose. Turagushimiye rero Data twese ko hari icyo wongeye guhindura, mu izina ry'Uwiteka Mwami Yesu n'ijuru. Amen. Yego, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, turishimye cyane, kandi Imana ikomeze mu ruhande rwawe. So rero turabashimiye cyane abakunzi bacu bakomeza kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, mudahwema kutugaragariza urukundo rwawe. Reka tubasabe gukanda share na comment, ndetse ukande na subscribe, hanyuma Imana ikomeze iduhane umugisha, Imana ikomeze twagure, kandi kugira ngo tujye dukomeza kurebera hamwe icyo Imana yifuza buri munsi, ndetse n'icyo ishaka ku buzima bwacu, kandi ndabizi neza ko Imana izabigenza neza. Rero turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikomeze kwagure, iguhe n'imbaraga n'amavuta, ikuzamure igushyire ku munara muremure, aho ubasha kuvuga abantu bakumva ndetse bikumvikana. Yego, sinzi niba hari ikindi kintu wababwira, hanyuma tukava muri studio, ariko Imana ikomeze iguhe umugisha nawe gusabira izina ryawe. Ndahamagarira itorero ry'Uwiteka gukomeza inzira y'Uwiteka, abahamagarira gukomeza intambwe bateye, kugira ngo intambwe yabo idasubira inyuma. Kuko impamvu aya magambo nakundaga kuyagarukaho cyane, urabona ni mu bihe bikomeye, insengero nyinshi barazifunze, ariko nkavuga ati agakiza wahawe. Ryari itorero rya Sarudi barihamagariraga ngo nuko ritigeze riba maso, ariko itorero ry'Imana nanjye uyu mwanya naribwiraga ngo nitube maso, dukomeze muri uru rugendo, kuko Uwiteka ese nagaruka azasanga uri maso, nagaruka ukiri maso, urabyumva nawe gukomeza inzira y'urugendo. Jacques, urakoze cyane, kandi Imana iguhe umugisha, ikomeze mu ruhande rwawe, ndetse n'abadukurikiye bose, yaba hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda hose, dukomeje kubashimira kandi tubabwira ngo namwe Imana ikomeze kuba umugisha kubw'urukundo rwanyu mudahwema kutugaragariza. Mugire ibihe byiza.